umuhanuzi yaje guhanurira amubwira uti humure, urugamba si urwanyu n'urw'Uwiteka. Amaze kumenya ko urugamba atari urwaba ari urw'Uwiteka, abwira rubanda rwose, arabwira ngo yemwe rubanda, yemwe Bisirayeli namwe Bayuda, nimunyumve, mwizere Imana mubone kubaho, mwizere n'abahanuzi bayo mubone gukomezwa. Ashyiraho umutwe w'abaririmbyi, birema inteko bararirimba, ngo bakiririmba abanzi babo baraneshwa. Amasengesho yo kuririmba, ukavuga uti uyu munsi ndasenga yo kuririmba, ukava ku ndirimbo ya mbere ukaririmba iya kabiri, ukava ku ya kabiri ukaririmba iya gatatu ukaririmba, waruha ugatuzaho gake ukongera ukata kukaririmba ukaririmba. Hari n'abajya bavuga ngo iyo umuntu aririmba abasenze kabiri, ugasenga amasengesho yo kuririmba. Hari intambara zisozwa no kuririmba, hari ibibazo bisozwa no kuririmba, hari abadayimoni birukanwa no kuririmba. Na Dawidi yajyaga acuranga akaririmba, amadayimoni yari ari muri Sawuli akamuvamo agahunga. Hari imyuka mibi ihungishwa no kuririmba. Muri iki gice cya gatanu rero navuga ngo ni igice kije ari umuti gitanga igisubizo noneho, aho umuntu wese yibaza ati se noneho ibya karande namaze kuziga, nkamenya ubwoko bwazo, nkamenya amagurupe yazo, nkamenya ibyuho zinjiriramo, nkamenya ko nanazifite, noneho nazikira gute, nasenga gute kugira ngo nkire abazimu ba karande, nasenga gute kugira ngo nkire imbaraga za karande. Nicyo gice none tugiye kwiga cya gatanu, kivuga ni gute umuntu yakira imbaraga za karande akazisohokamo burundu ntizongere umutwaza igitugu. Munyemereye dusome ijambo ry'Imana mu Efeso 6:18 hatuyobore. Nitumara kurisoma turabigisha noneho ni gute mwakibohoza noneho mu mbaraga za karande, mwakoresha iki, mwakoresha ubuhe buryo kugira ngo izi karande muzikire. Abashuti yanjye biragusaba ko hari aho uzajya ugera ugahindura uburyo bw'imisengere, ukava mu kavuyo, ukava mu bantu, ukava mu giterano, ukava muri benshi, ukajya kwihererana n'Imana wenyine. Ahari byashoboka ko icyo kibazo cyari gitegereje ko kibwira Imana uri wenyine kugira ngo kigende. Guhindura pozisiyo. Ushobora gusenga bucece nk'ahantu, ukaba wasengaga uvuga, ariko noneho bigeze ukavuga aho bigeze ngiye guhindura uburyo, ngiye senga bucece. Igitabo cya mbere cya Samweli 1:9 Bibiliya tugaragariza uburyo Hana yageze ku rwego ahindura uburyo, ntiyaba gisenga umuntu usohoka cyangwa se ijwi risohoka, ahubwo akanyeganyeza iminwa gusa. Hari igihe biba ngombwa ko umuntu ahindura uburyo agasenga bucece kubera imiterere y'urugamba. Ndibutse ko Abisiraheli ikibazo gikomeye abantu bafite ni ukutimenyaho ko bafite ikibazo, bakumva ari bazima kandi barwaye. Iteka ryose iyo wumva uri muzima kandi urwaye, indwara iri muri wowe utazira kwica. Ibice byabanje twari tumeze nk'abari gukora consultation ngo tugere ku rwego umuntu wese yimenya, amenye niba afite ikibazo cya karande cyangwa atagifite. Abantu rero twiganye ibice bibanza tugeza aha ngaho umaze kumenya neza niba koko ufite abadayimoni ba karande cyangwa utabafite. Niba rero waramaze kumenya ko uyu mwuka wa karande uwufite, uri ku bana bawe, uri ku babyeyi bawe, uri ku muryango wawe, ni umwanya mwiza rero noneho kumenya ngo ni uwuhe muti. Ni mu umuti noneho namaze kumenya ko indwara ngifite, consultation mwayinkoreye ni mu umuti. Uyu muti rero niwo turi kuwutanga ku muntu wamaze kwimenyaho koko ko karande ihari, nukubanza kumenya ko uyifite. Kucyubabara mu nda utafata amazi ukayasengera, wamara kuyasengera ukayanywa. Kucyurwaye indwara y'uruhu utakisiga amavuta, utafata amavuta ukayasengera wangiza ukayisiga. Biba byiza iyo ubonye umuntu ufite imbaraga z'umwuka wera wanasizwe, akaba yagusengera, akaba yasengera nk'ayo mavuta akayaguha ukagenda ukayisiga, akaba yasengera ayo mazi akayaguha ukayanywa, akaba yasengera ayo mazi ukagenda ukaminjira. Biba byiza. Ariko mu gihe utamubonye nawe wakizerera ubwawe ukabisengera. Ayo rero bayita amasengesho y'ibimenyetso n'imihango byera. Ni amasengesho umuntu asenga mu guhangana n'imbaraga za karande, mu kwirukana imbaraga z'umwijima ku buzima bw'umuntu, mu kwirukana. Hana yabonye umwana hagombye kuboneka umuhesha witwa Eli, aramubwira ngo ugende Uwiteka aguhe ibyo wamusabye. Ibyo nyuza musenga isengesho rivuga ngo nkeneye umuhesha wo kumpesha ibyanjye nanyazwe, nambuwe, byagundiriwe,
Yobu 20:15 haravuga ngo ubutunzi yabumize bunguri ariko azaburuka, Imana izabuhuza mu nda ye. Hari ibintu byinshi Satani yamize bunguri. Yamize iterambere ry'abantu, amira amashuri y'abantu, amira perime z'abantu, amira urubyaro rw'abantu. Ibyo yamize azabiruka, Imana izabihubuza mu nda ye. Usenga Imana ukayibwira ngo mpunguhesha arutse Satani ibyanjye yamize abihubuze mu nda ye. Izo ntambwe zose iyo ziteye, njye nitwa Misago Alfredi, inshuti yanyu, abo tuziranye ariko namwe abo tutaziranye mu dusuye ari ubwa mbere kuri channel, reka tubahe ikaze, tubahaye ikaze, mwumve mwikaze, kandi nongere mbibutse ko ntacyo bitwaye mu gihe uri kumva ikiganiro ukoze subscribe, ugakora comment, ukatubwira ibyumviro byawe ku kiganiro, wakora like, ni ibintu biba byoroshye, ndetse wanakora na share. Hari inyigisho tumaze iminsi turi kuganira yitwa kwibohoza mu mbaraga za karande, kwibohoza mu mbaraga za karande. Iki ni igice cya 5 tugezeho. Abo tutabashije kubana murareba ibindi bice aho birahari kuri channel. Ushobora kureba igice cya mbere, ukareba igice cya kabiri, ukareba igice cya 3, ukareba n'igice cya 4. Iki ni igice cya 5 tugezeho. Habanje igice cya mbere kivuga ku gisobanuro cya karande, aho dusobanura ngo karande ni iki. Kandi umucyo n'umwana w'intama umusumwe nzawinjiramo, nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago, kandi umucyo umwana w'Imana yo umusumwe nzawinjiramo. Amahoro y'Imana nabane namwe bakunzi bacu, inshuti zacu, tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye, mu nyigisho zitandukanye z'ijambo ry'Imana, zivuga ku butumwa bwiza, zivuga ku gucungurwa, zivuga ku kubohoka mu buzima bw'abadayimoni, mu mbaraga za Sekibi, tukarushaho kugenda twegerana na Kristo nk'abana b'Imana. Njye nitwa Misago Alfredi, inshuti yanyu, abo tuziranye ariko namwe abo tutaziranye mu dusuye ari ubwa mbere kuri channel, reka tubahe ikaze, tubahaye ikaze, mwumve mwikaze, kandi nongere mbibutse ko ntacyo bitwaye mu gihe uri kumva ikiganiro ukoze subscribe, ugakora comment, ukatubwira ibyumviro byawe ku kiganiro, wakora like, ni ibintu biba byoroshye, ndetse wanakora na share. N'utumenyetso tuba turi aho ngaho, akarayike kaba gahari, ni ugukoraho rimwe. Subscribe iyo wayikoze bakwereka ko wamaze kuyikora byarangiye, wongeye kuyikora ubwa kabiri uyikuyeho. Comment urahabona handitse comment, aho wandikanye ubutumwa bugufi cyangwa ibitekerezo byawe cyangwa ibyifuzo. Share ako kantu kaba kigize gutya, biba bisobanura share, ushobora kuyikoraho bahita baguha link cyangwa bakaguha ahantu ushobora kohereza kuri WhatsApp, kuri email n'ahandi, ubwo ukaba wasangiza bene so ubutumwa bwiza, inkuru nziza wamenye ntuyihererane, uyibwire n'abandi. Munyemerere senga Imana, noneho dukomeze tuganire n'ijambo ry'Imana. Ndagushimiye kandi ndaguhimbaje uhoraho, urera kandi urakiranuka, nta yindi Imana ihangwe nawe, ushobora byose, nta kibasha kurwanya imigambi yawe. Tunejejwe cyane n'uburinzi bwawe, waraturinze, warandinze, urinda inshuti zacu zibana natwe umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye. Reka rero mbasabira umugisha, mbasabira gukomera, kandi uyu mwanya nanone uduhaye w'ijambo ryawe, reka ridufashe, rigiraho ridukura, rigene n'ahandi ritugeza. Ukuboko kwiza kw'Imana kubane natwe, kandi igitinyiro cy'Imana kibe kuri twe, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka rero mbibutse ko abo twabanye mu biganiro byatambutse, hari inyigisho tumaze iminsi turi kuganira yitwa kwibohoza mu mbaraga za karande, kwibohoza mu mbaraga za karande. Iki ni igice cya 5 tugezeho.
abo tutabashije kubana murareba ibindi bice aho birahari kuri channel. Ushobora kureba igice cya mbere, ukareba igice cya kabiri, ukareba igice cya gatatu, ukareba n'igice cya kane, karande igice cya mbere, karande kabiri, karande gatatu, karande kane. Ibyo bice birahari ukaba wabyumva. Ariko reka mbibutse, iki ni igice cya gatanu tugezeho. Habanje igice cya mbere kivuga ku gisobanuro cya karande, aho dusobanura ngo karande ni iki. Mu gice cya kabiri twasobanuye amoko ane, ubwoko bune bwa karande. Ubwoko bune bwa karande, aho twasobanuye karande ndogano, karande murage, karande mvumano ndetse na karande yo mu maraso ituruka ku isano y'amaraso abantu bafitanye. Uragenda ugikurikire rwose cyumve, kandi n'uwaraca ucyumvise nta tegeko ribihana wongeye kugisubiramo. Mu gice cyakurikiyeho cya gatatu cy'inyigisho twigishije amagurupe karande zibarizwamo. Gurupe karande zibarizwamo amagurupe agera muri atatu. Gurupe y'ibyaha, hakaba gurupe y'ubukene cyangwa se y'ubutindi, y'uburushyi, kandi hakaza ndetse n'indi gurupe y'uburwayi. Icyo nacyo ushobora kugikurikira ukacyumva, kirahari rwose kuri YouTube aho ngaho kuri channel yacu hafi aho ngaho wareba rwose. Kandi unakibuze watubwira ati ndashaka ko mumpa igice cya kangahe, watwandikira muri comment twakiguha rwose, biroroshye cyane. Igice ro cyakurikiyeho cyavugaga ku byuho, ibyuho abadayimoni ba karande binjiriramo, ibyuho bikomeye abadayimoni ba karande binjiriramo, bigera kuri 4 nabyo twarabigishije, 4 cyangwa niba atari 5, bigera muri 5 twarabibigishije abadayimoni ba karande binjiriramo, nabyo muri bubirebe. Twabonye ikigendanye n'inzozi, tubona isezerano, tubona izina, tubona ubuhemu bwakorewe nyakwigendera, n'ibyuho bigera kuri 4 twarabyize, nabyo mu birebe uburyo karande zishobora kubyinjiriramo. Muri iki gice cya gatanu rero navuga ngo ni igice kije ari umuti, gitanga igisubizo noneho aho umuntu wese yibaza ati se noneho ibya karande namaze kuziga, nkamenya ubwoko bwazo, nkamenya amagurupe yazo, nkamenya ibyuho zinjiriramo, nkamenya ko nanazifite, noneho nazikira gute, nasenga gute kugira ngo nkire abazimu ba karande, nasenga gute kugira ngo nkire imbaraga za karande. Nicyo gice none tugiye kwiga cya gatanu, kivuga ni gute umuntu yakira imbaraga za karande akazisohokamo burundu ntizongere umutwaza igitugu. Munyemereye dusome ijambo ry'Imana mu Efeso 6:18 hatuyobore. Nitumara kurisoma turabigisha noneho ni gute mwakibohoza noneho mu mbaraga za karande, mwakoresha iki, mwakoresha ubuhe buryo kugira ngo izi karande muzikire. Efeso 6:18 haravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Nako ngako nashakaga. Munyemerere rero twifashisha iryo somo, hanyuma tubigishe ni gute warwana intambara yo gusohoka muri karande. Turagendana intambwe ku yindi. Intambwe ya mbere yo gusohoka muri karande cyangwa gukira karande ni ukubanza kuyimenyaho. Kubanza kuyimenyaho. Itangira igice cya 32 umurongo wa 23, umugabo witwa Yakobo yaje kwimenyaho ko afite imbaraga ya karande abana nayo y'uburiganya. Amaze kubyimenyaho atera intambwe yo kukiranya marayika ngo amukize uwo muvumo wa karande agendana. Nuko yari yawimenyeho, iyo atayimenyaho yari kuzabana nayo. Mu ngoma za mbere 4:9 haratubwira ngo Yabesi amenya neza ko nyina yamubyaranye agahinda, amwita Yabesi bisobanura agahinda. Yimenyaho ko ashobora kuzakurikirwa n'umuvumo winjirira muri cya cyuho cyitwa izina, karandi kaba yananiza umuntu. Afata icyemezo cyo gusenga Imana, arayibwira ngo mpindurira izina cyangwa se umpe umugisha, undinde ibyago ntibizambabaze, kandi unyagurire imbago n'ukuboko kwawe kube kuri ngewe. Imana iramwumvira. Yari yamaze kubyimenyaho. Ikibazo gikomeye abantu bafite ni ukutimenyaho ko bafite ikibazo, bakumva ari bazima kandi barwaye,
iteka ryose iyo wumva uri muzima kandi urwaye, indwara iri muri wowe utazi irakwica. Ibice byabanje twari tumeze nk'abari gukora consultation ngo tugere ku rwego umuntu wese yimenya, amenye niba afite ikibazo cya karande cyangwa atagifite. Abantu rero twiganye ibice bibanza tugeze aha ngaho umaze kumenya neza niba koko ufite abadayimoni ba karande cyangwa utabafite. Niba rero waramaze kumenya ko uyu mwuka wa karande uwufite, uri ku bana bawe, uri ku babyeyi bawe, uri ku muryango wawe, ni umwanya mwiza rero noneho kumenya ngo ni uwuhe muti. Ni mumpa umuti noneho namaze kumenya ko indwara ngifite, consultation mwayinkoreye ni mumpa umuti. Uyu muti rero niwo turi kuwutanga ku muntu wamaze kwimenyaho koko ko karande ihari, nukubanza kumenya ko uyifite. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cy'8:43 muzahasanga umudamu wari ufite ikibazo cyo kuba imugongo imyaka igera muri 12, amaze kumenya neza ko kwimenyaho neza ko icyo kibazo gifite. Yasatiriye Kristo akora ku nshunda ze z'umwenda, icyago cye kirakira. Intambwe ya mbere yo gukira karande ni ukubanza kuyimenyaho, ukamenya kuyifite. Niba ari umujinya ukamenya kuyifite, niba ari ubusambanyi ukamenya kuyifite, niba ari yo kurwana ukamenya kuyifite, niba ari y'ubutindu ukamenya kuyifite, niba ari y'indwara ihoraho ukamenya kuyifite. Kubanza kwimenyaho neza ko icyo kibazo gihari, wamara kukimenyaho ukabona kwinjira mu kibuga noneho cyo kujya kunywa umuti. Intambwe ya kabiri ni ugusenga y'uburyo bwose. Wamaze kumenya ko karandi hari, okay, noneho winjiye mu bihe byo gusenga, ugiye noneho uri gusabwa gusenga ay'uburyo bwose. Bire yatubwiye ngo musengeshe umwuka iteka, ariko mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Uburyo bwo gusenga rero ni bwinshi, ariko ndababwiramo bukeya namwe mwajya mukoresha kugira ngo mubashe guhangana n'imbaraga za karande. Bibiliya itugaragariza uburyo burenze bumwe bwo gusenga. Nubwo abantu benshi bamenyera bumwe, ugasanga rimwe na rimwe kumenyera bumwe bibashyira mu ngaruka z'uko iyo haje ikibazo gikeneye ubundi buryo kidakemuka, kuko bagikoreshaho uburyo butabasha kugihirika. Mbibutse ko urugamba rwose bitewe n'imiterere yarwo n'imbaraga rufite, hari intwaro ruba rukeneye kugira ngo ubashe kurutsinda. Ntabwo umusirikare ku rugamba akoresha intwaro imwe, agira intwaro zirenze zimwe kugira ngo bitewe n'imiterere y'urugamba uko rumeze aze guhindura ubwoko bw'intwaro bitewe n'uko urugamba rumeze. Bantu musenga, mugomba kuba muzi uburyo burenze bumwe bwo gusenga, ku buryo nukoresha bumwe bukanga uraza guhindura ugakoresha ubundi buryo. Munyemero tubigishe byibuze uburyo bukeya bwo gusenga, ubundi tuzagenda tubigisha mu zindi nyigisho, kuko hari n'inyigisho ndimo ntegura nayo nzabigisha yitwa amasengesho adashoboka. Amasengesho adashoboka atabuza umuntu kunywera ku gikombe kimuri imbere. Iyo nayo turi kwitegura, tuzayibigisha tubereke ubu amasengesho adashoboka ayariyo. Noneho rero mu gusenga y'uburyo bwose hari uburyo bwitwa gukoresha imbaraga ziruta izo wakoreshaga. Gukoresha imbaraga ziruta izo wakoreshaga ni igihe umuntu aba amaze igihe kinini asenga, afite uburyo akoresha cyangwa imbaraga akoresha, ariko akagera ku rwego avuga uti ariko nahinduye. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka 14:28 mu nama Kristo yatanze ku kigendanye no gusenga duhanganye n'abadayimoni, yaravuze ngo rega nta mwami wategura intambara yo gutera mugenzi we atabanje kwicara ngo abanze amenye uw'umuteye uwo bahanganye intwaro afite n'abasirikare afite, ngo nawe amenye abahagurukana. Bitari ibyo yamanika amaboko akayamanikira wa wundi, akayamumanikira akirikura akavuga ngo ndemeye. Yesu ati ni byiza kuba amenya imbaraga ahagurukanye, ukamenya intwara ahagurukanye, bizagufasha kumenya nawe izuhagurukana. Hano mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cy'8:28, nyuma y'uko abigishwa ba Yesu babazaniye umwana wari ufite dayimoni y'ikiragi itavuga, yamuturaga hasi ngo imwice no mu muriro igashaka kumutwika, abigishwa bakagerageza kwirukana iyo dayimoni ikanga kugenda. Ise w'umwana yaje asanga Yesu aramubwira ati ariko k'uyu mudayimoni namuzi
wazengereje umwana wanjye, uyu mwana nkaba namuzaniye abigishwa bo bakamunanira, bakananirwa kumukiza, wamunkirije. Yesu amaze kwirukana dayimoni yari iri mu mwana, abigishwa be baje kumusanga biherereye, baramubaza bati tubwire ibanga wakoresheje. Ibanga wakoresheje wirukana iyi dayimoni ni irihe? Yesu arababwira ati iriya dayimoni yari ikeneye guhindura uburyo, byasabaga ko umuntu yirukana bimusaba kuba yasenza akaba yiyirije ubusa, kuba nta kintu yafashe. Birashoboka cyane ko abigishwa uwo munsi bari bariye, bakirukana aba badayimoni bariye, uwo mudayimoni akanga kugenda, arabasuzugura. Si uko nta bandi badayimoni bari basanzwe birukana bariye, ahubwo nuko abadayimoni barutana imbaraga mu nzego zabo. Hari abadayimoni bisaba ko bagenda ari uko nta kintu wafashe, wiyirije ubusa, nta kintu wigeze ufata. Yesu ababwira ko byasabaga ko iyo dayimoni yirukanwa n'umuntu wasenze kandi akaba yakoze amasengesho yo kwiriza ubusa. Inshuti zacu mudukurikiye kuri uyu muyoboro wa Cano, mbibutse ko iyo uhoraho mu buzima bwo gusenga amasengesho ariko ukasenga wariye, hari abadayimoni batazava ku buzima bwawe, hari abadayimoni utazirukana. Nugera igihe uterwa n'abadayimoni bakenera kubirukana nta kintu wariye, bazagusuzugura cyane kuko igihe cyose usenga uba wariye. Mu guhindura uburyo bwo gusenga rero uhangana n'imbaraga zigukikije, zikugose, zigutsikamiye, harimo na za karande. Hindura uburyo, niba wasenga burya igihe cyose, noneho nyuzamo utegure n'amasengesho usenga utarya yo kwiriza ubusa. Nta wamenya, birashoboka cyane ko uhinduye ubwo buryo, ugakoresha ubwo buryo, noneho cya kibazo gishobora kugenda, ya mudayimoni ashobora kugenda, ugasanga yari yarasuzuguye ko usenga wariye, noneho kuko uhinduye uburyo agahita agenda kuko ikimushobora noneho kibonetse. Hindura uburyo bwo gusenga, nta wamenya, usenga y'uburyo bwose uhanganye n'izo mbaraga. Ubundi buryo bwa kabiri mu guhindura amasengesho dushakisha kumenya uburyo twahangana n'izi mbaraga za karande, ni uguhindura pozisiyo cyangwa umwifato wakoreshaga mu isengesho. Iyo tuvuga pozisiyo cyangwa umwifato tuba tuvuze iki? Ushobora gusenga wimutse ukava aho wari uri, cyangwa se ukava mu bantu. Hari igihe umuntu aba yaramenyereye gusenga ariko asenganye n'abantu, igihe cyose ugasengana n'abantu mu materaniro, mu magurupe, mu makorari, ahantu runaka, ugasanga niyo masengesho ugira, niyo masengesho wubakiyeho. Mu gihe rero ubona ko ibibazo bidahinduka, mu gihe ubona ko abadayimoni batagenda, hindura uburyo. Hindura uburyo, noneho usenge wenyine. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 26 uhereye kuri 36, Yesu abonye ko urugamba rugeze aho rukomeye yahinduye uburyo. Mu gihe yajyaga azamukana n'abigishwa akajyana agaheza bamwe, akajyana n'itsinda rya batatu, Petero, Yakobo na Yohana, urugamba ruhinduye isura na barabareka, biba ngombwa ko agenda wenyine, yihererana n'Imana wenyine kubera imiterere y'urugamba uko yari imeze. Nshuti yanjye, biragusaba ko hari aho uzajya ugera ugahindura uburyo bw'imisengere, ukava mu kavuyo, ukava mu bantu, ukava mu giterano, ukava muri benshi, ukajya kwihererana n'Imana wenyine. Ahari byashoboka ko icyo kibazo cyari gitegereje ko ukibwira Imana uri wenyine kugira ngo kigende. Guhindura pozisiyo. Ushobora gusenga bucece nk'ahantu, ukaba wasengaga uvuga, ariko noneho bigeze ukavuga aho bigeze, ngiye guhindura uburyo, ngiye senga bucece. Igitabo cya mbere cya Samweli 1:9, Bibiliya tugaragariza uburyo Hana yageze ku rwego ahindura uburyo, ntiyaba gisenga umuntu usohoka cyangwa se ijwi risohoka, ahubwo akanyeganyeza iminwa gusa. Hari igihe biba ngombwa ko umuntu ahindura uburyo agasenga bucece kubera imiterere y'urugamba. Mbibutse ko Abisiraheli mu gihe cyo kuzenguruka Yeriko, Imana yabasabye ko bayizenguruka bucece, bakazenguruka bucece badasakuza. Nshuti yanjye, mu guhindura pozisiyo,
niba wasenga gusa kuzuvuga, hindura position none usenge bucece. Ushobora gusenga uzenguruka, umaze kumenya neza ko ikibazo kiri mu nzu aho utuye, urugo rwawe, umaze kumenya neza ko ahantu utuye se hari imbaraga mbi, hari imyuka mibi, umaze kumenya neza ko abana se bawe baterwa n'imbaraga mbi, fata gahunda yo gusenga uzenguruka. Uzenguruka inzu yose, uzenguruka ibyumba byose, ugenda wirukana abadayimoni, ugenda wirukana imyuka mibi. Zenguruka inzu hanze, ugenda wishinganisha. Guhindura position ukaba wasenga isengesho ryo kuzenguruka. Ushobora gusenga amasengesho twita ngo ni amasengesho y'ibihe bidahinduka. Amasengesho twita y'ibihe bidahinduka ni igihe wowe ubwawe wihisaha runaka uzajya usengeraho bitewe n'ikibazo uhanganye nacyo. Ukavuga uti woke nzajya nsenga saa 8 z'ijoro cyangwa se saa 9 z'ijoro, ugashyiramo reveil ukavuga ngo saa 9 zuzuye mbita ninjira muri gahunda yo gusenga, ugasengera cya kibazo ufite. Ayo ni amasengesho y'ibihe bidahinduka. Ukihisa runaka uzajya usengeraho bitewe n'imiterere y'ikibazo uko kimeze. Ibyo turi ku bwoko bwitwa guhindura position cyangwa se umwifato. Ushobora gusenga amasengesho yo kuririmba. Mu ngoma za 2 igice cya 20 umurongo wa 20, aya masengesho yarakoreshejwe cyane yo kuririmba. Yoshafati yatewe n'abamowabu n'abamoni n'abo ku musozi Seyiri, akaza kwinginga Imana. Umuhanuzi yaje guhanurira amubwira uti humure, urugamba si urwanyu n'urw'Uwiteka. Amaze kumenya ko urugamba atari urwaba ari urw'Uwiteka, abwira rubanda rwose, arabwira ngo yemwe rubanda, yemwe Bisirayeli namwe Bayuda, ni munyumve, mwizere Imana mubone kubaho, mwizere n'abahanuzi bayo mubone gukomezwa. Ashyiraho umutwe w'abaririmbyi, birema inteko bararirimba, ngo bakiririmba abanzi babo baraneshwa. Amasengesho yo kuririmba, ukavuga uti uyu munsi ndasenga yo kuririmba, ukava ku ndirimbo ya mbere ukaririmba iya kabiri, ukava ku ya kabiri ukaririmba iya gatatu, ukaririmba waruhuga tuzo gake, ukongera ukata kukaririmba ukaririmba. Hari n'abajya bavuga ngo iyo umuntu aririmba abasenze kabiri. Ugasenga amasengesho yo kuririmba. Hari intambara zisozwa no kuririmba, hari ibibazo bisozwa no kuririmba, hari abadayimoni birukanwa no kuririmba. Na Dawidi yajyaga acuranga akaririmba, amadayimoni yari ari muri Sawuli akamuvamo agahunga. Hari imyuka mibi ihungishwa no kuririmba. Ubwo rero mu gihe waba umaze igihe kinini uhora usenga mu muryango, muhora musenga muri famiye mu muryango ariko mutaririmba, nimushyiremo noneho n'indirimbo. Nimushyiremo n'indirimbo, mujye muririmba, ntacyo bitwaye. Muririmbe musenge, muririmbe musenge, n'ubwo buryo nabwo mubukoresha. Turi ku gice cya 5 cyo kwibohoza mu mbaraga za karande, aho turi kwigira hamwe ni gute twakibohoza mu mbaraga za karande tugatuzwa muri gakondo yacu. Iki gice rero kirimo kudufasha kumenya mu by'ukuri ni ubuhe buryo twakoresha aho turi kwiga gusenga ay'uburyo bwose. Gusenga ay'uburyo bwose. Gusenga ay'uburyo bwose. Reka tujya no ku bundi buryo bw'amasengesho. Tuvuye ku buryo bwitwa guhindura position. Uburyo bwa gatatu ni ugukoresha ibimenyetso n'imihango byera. Ibimenyetso n'imihango byera mu ntega amatwi ahangaha niho hari ihurizo, niho ruzingiye. Hari amagambo aba muri biravuga ngo aha niho ubwenge buri, usomuka wahagera bakandika bakavuga ngo aha niho ubwenge buri, uhasoma hitondere. Nanjye muri iyi nyigisho turi kubigisha aha niho ubwenge buri, ubyumva byitondere. Amasengesho y'ibimenyetso n'imihango byera asengwa gute? Ni amasengesho usenga ariko ugakora n'ibimenyetso mu gihe uyasenga, ugategura ibimenyetso uri buze kuza kwizereramo. Ndabaha ingero nkeya. Kandi amasengesho ngiye kubigisha mbibutse ko n'abatubanjirije barayakoze. Yesu yarayakoze umunsi ahumura umuntu wari warahumye, ngo yatobye akondo agasiga ku maso. Ariya bayita amasengesho y'ibimenyetso n'imihango. Ni ibikorwa ukora mu mubiri wabireba ukagira ngo ni ubupfumu, ariko mu mwuka bikagira imbaraga kuko biri gukorwa mu izina rya Yesu.
aya masengesho mu gihe cya Kristo yarakozwe. Umunsi abigishwa ba Yesu babafatira umusoro, bakaza kubwira Yesu ko babafatiye umusoro, mwibuke ko yabwiye abigishwa be ngo nibajye, yabwiye Petero ngo najye ku nyanja arobe, ngo namara kuroba ifi ayasamure, namara kuyasamura akuremo umusoro. Ayo bayita amasengesho y'ibimenyetso n'imihango byera. Aya masengesho rero Elisa arayasengaga. Elisa baramubwiye bati, Elisa, uyu mudugudu ari mwiza ariko ukaba ufite amazi asharira. Amaze kubyumva arabwira ngo nimunyereka aho isoko y'ayo mazi iri. Baramwereka, arabwira ati munzanire umunyu. Bamuzanira umunyu mu mperezo, aminjira muri ya soko y'amazi. Nawe reba rero umuntu umubonye asutamye ku isoko afite akantu kameze nk'agakono mu ntoki ari kuminjiramo umunyu, ntiwagira ngo ni umurozi wazindukiye ku iriba, ariko mu by'ukuri azi icyo ari gukora. Afite akantu kameze nk'agakono, ako gakono karimo umunyu, ari kukaminjira, kandi ari kukaminjira atongera yivugisha amagambo humanuka 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 humanuka. Umubonye mu mubiri, umurebeye mu mubiri wagira ngo ni umupfumu. Bamubwiye ko inkono bayiroze, niko byagenze. Munzanire agafu. Bamuzaniye agafu, kaminjira mu nkono, ati nimugende murye biratunganye. Amasengesho y'ibimenyetso n'imihango byera. Namani umugaba w'ingabo z'Abasiriya umubembe, byagenze bite? Baramubwiye bati jya kurebera Elisa ngo hagere. Elisa ati genda widumbaguze muri Yorodani. Ibyo ni ibimenyetso n'imihango byera. Aya masengesho rero ni amasengesho asengwa ariko hagakorwa n'imihango yera. Niba ikibazo kiri mu nzu, ushobora gufata amazi ukayasengera, wamara kuyasengera ukayaminjira inzu, ukagenda uyaminjira mu nzu yose, ku bikuta byose by'inzu, ukaminjira mu cyumba aho urara, aho abana barara, ugenda uvuga uti mu izina rya Kristo Yesu nirukanye izi mbaraga mbi. Ushobora no kuyashyiramo umunyu. Umunyu ufite igisobanuro gikomeye cyane no mu ijambo ry'Imana. Nabiri ravuga ngo mu bumunyu w'isi, waminjira mwakunyu gakeya ugafata ya mazi ukayaminjira. Wujuje inzu, urashaka kuyitaha, kuki utatekereza ko ya myuka mibi nabigishije mu nyigisho ivuga ku bazimu cyangwa se kurinda uw'imbere kuzazerera, kuki utatekereza ko ya myuka mibi izerera yaba arigaruriye iyo nzu mbere y'uko uyitaha? Kuki utasenga amasengesho y'ibimenyetso n'imihango byera, ugashaka amazi ukasengera ukaminjiramo umunyu, ukagenda uyaminjira mu nzu yose usenga Imana, wirukana imyuka mibi, uhumanura ya nzu mu izina rya Yesu, uyihumanura. Ayo bayita amasengesho y'ibimenyetso n'imihango byera. Kuki ubabara mu nda utafata amazi ukayasengera, wamara kuyasengera ukayanywa? Kuki urwaye indwara y'uruhu utakisiga amavuta, utafata amavuta ukayasengera wangiza ukayisiga? Biba byiza iyo ubonye umuntu ufite imbaraga z'umwuka wera wanasizwe, akaba yagusengera, akaba yasengera nk'ayo mavuta akayaguha ukagenda ukayisiga, akaba yasengera ayo mazi akayaguha ukayanywa, akaba yasengera ayo mazi ukagenda ukaminjira. Biba byiza. Ariko mu gihe utamubonye nawe wakizerera ubwawe ukabisengera. Ayo rero bayita amasengesho y'ibimenyetso n'imihango byera. Ni amasengesho umuntu asenga mu guhangana n'imbaraga za karande, mu kwirukana imbaraga z'umwijima ku buzima bw'umuntu, mu kwirukana imyuka mibi ku buzima bw'umuntu. Mose bari mu butayu, ngo ubwo inzoka z'ubusagwe zabaryaga, Imana aramubwiye ati wowe shura inzoka isa n'izabariye uyimanike. Nubwo cyari igishushanyo cya Kristo uzaza, ariko mu by'ukuri byari bimeze nk'ubupfumu. Gufata ikintu ukagicura gisa n'inzoka ukakimanika ku giti, warangiza ukabwira abantu ngo nibakirebeho.
Ayo rero ni amasengesho y'ibimenyetso n'imihango byera, ni amasengesho asengwa mu gihe bari kwirukana imbaraga z'umwijima, ni amasengesho ya deliverance, ni amasengesho yo kubohoza, ni amasengesho yo kubohora ubuzima bw'umuntu buboshye, bizinesi y'umuntu iboshye, imibereho y'umuntu iboshye, akazi k'umuntu kaboshye, amashuri y'umuntu aboshye. Hazamo n'ayo masengesho y'ibimenyetso n'imihango byera mu buryo bwo kwibohoza mu mbaraga za karande. Mfite ubuhamya bwinshi, abo twagiye duhura, abo twagiye dusengera mu buryo butandukanye, mu buryo bwo guhangana n'izi mbaraga z'imyuka mibi. Ufite abadayimoni b'inyatsi bwo kutagira icyo ugeraho, icyo ufasheho cyose kiragenda, icyo ufasheho cyose kiragenda. Wakabaye ufata ku mafaranga ukoresha nk'igishoro, ayo mafaranga agasengerwa, yamara gusengerwa ukayafata agasubizwa muri ya yandi ukoresha, akagenda yera agiye guhumanura ya yandi wakoreshaga. Ayo ni amasengesho y'ibimenyetso n'imihango byera. Akandi ntabura kubabwira, ushobora kuba ufite karande yitwa ndogano. Wenda waragenzuye ugasanga karande ufite ni karande ndogano. Iyo karande ndogano wenda warozwe ubutindi cyangwa se utongerwa ubukene n'inyatsi ziguteza ubukene kutagira icyo ufata. Ariko mu gihe bakurogaga ugasanga bagiye mu bapfumu batanga nk'ikiguzi, bagatanga ikiguzi mu bapfumu kugira ngo bakuhindure gutyo. Icyo gihe kugira ngo ukire izo mbaraga nuko nawe utanga igisa n'ikiguzi, ariko we ntugitange mu bapfumu, ukagitanga kusimbura umupfumu ku buzima bwawe. Ushobora kugitanga mu rusengero mu gihe usenga, ukagishyikiriza abakozi b'Imana bakagusengera, noneho bakavuguruza ibizo abapfumu bakuvuzeho, noneho bikavuguruzwa n'abakozi b'Imana. Mu gihe ituro ryahawe umupfumu noneho rihawe abakozi b'Imana, ritanzwe mu nzu y'Imana, ryatanzwe mu bupfumu noneho ritanzwe mu nzu y'Imana, ryahawe umupfumu noneho rihawe umutambyi cyangwa se umukozi w'Imana. Ariko icyitonderwa, ntabwo ari umuntu uwo ari we wese usengera umuntu ngo amukorere deliverance mu buryo bwo kumubohora, kuko ibintu bya deliverance nabyo bibamo amanyanga. Hari abantu bikoreramo amanyanga, babyihishamo, ugasanga bakoze amanyanga. Ugiye usanga umuntu wagukoreye deliverance akagukoresha ibyaha, aho kugukorera deliverance akagukoresha ibyaha, aho kugukorera deliverance yo kubohora ubuzima bwawe ugasanga akuriye ubutunzi bwawe bwose arabukujyanye. Amafaranga yo gukora mu bimenyetso n'imihango byera ntabwo bigombera kuba ari menshi. Wafata na 5 muri miliyoni, 5 bikabohoza miliyoni yose, bikabohoza amamiliyoni yawe. Ntabwo agomba kuba afite ingano. Huya, ushobora gutanga ituro ryagutse mu gihe cyo gushima Imana, uryemejwe n'umutima, ariko mu gihe cyo kubohoka cy'amasengesho yabohoka ya deliverance si ngombwa ngo umuntu ashyireho ikiguzi ugomba gutanga. Huya, nihagira umuntu ushyiraho ikiguzi cy'amafaranga runaka ugomba gutanga kugira ngo ubuzima bwo bubohoke, ntuzamwemerere. Azaba ari umutekamutwe, mbikubwiye hakiri kare. Nta kiguzi kibaho runaka, nta ngano runaka y'ikiguzi mu gihe uri gusengera gukorerwa deliverance. Byabaye ngombwa kubohorwa utanze ituro. Utanga ituro rishoboka, ushoboye, wemejwe n'umutima, bigakorerwaho, rigasengerwaho, rikifashishwa, ritongerwaho amagambo meza avuguruza yo watongereweho mu gihe bakuzirikaga se cyangwa se bagushyiraga mu buzima bwo kuba mu buzima bw'uburushyi ndetse n'ubutindi. Ukantu rajyaga ngasobanure mukumve neza, kuko abantu benshi baba bakibazaho. Reka rero ngana ku musozo w'iki kiganiro ndetse no ku musozo w'inyigisho yacu, isengesho riheruka andi masengesho ni isengesho ryitwa isengesho ryo gusaba umuhesha. Mbibutse ko mu buzima tubayemo, mu mbaraga zitunaniza habamo n'imbaraga zitunaniza zigundiriye ibyacu twahawe twemerewe. Nimusoma muri Daniel igice cya 10, Daniel yasenze Imana iramusubiza, ariko abaperesi, abadayimoni
bahawe izina muri Bibiliya ryitwa ngo ni abami b'Ubuperesi, kuko ubwami bw'Abaperesi n'Abamedi bwari bukomeye muri kiriya gihe. Niyo mpamvu bariya abadayimoni bakumiriye ibisubizo bya Daniyeli, bahawe izina ry'abami n'Abaperesi, by'ubwami bw'Ubuperesi. Batangiriye ibye iminsi 21 yashize asenga asaba Imana kumuha ibyo yamuhaye. Biba ngombwa ko hoherezwa ubufasha buruta bwari bwatanzwe, ariko hazaga marayika Mikayeli aza ari umuhesha gukoresha itegeko kugira ngo ibisubizo bya Daniyeli bigerweho. Nugira igihe kinini ubona ko hari ibizawe udafite kandi wakabaye bifite, jya utekereza ko bishobora kuba biri mu maboko y'abandi, usenga Imana uyibwire ngo Mana nkeneye umuhesha. Umuhesha ashobora kuba marayika cyangwa akaba marayika muntu. Mbibutse ko abantu benshi mu mateka yabayeho bagiye bahabwa ibyabo babiheshejwe n'abahesha. Aburahamu yabonye umwana abiheshejwe n'abahesha baje bitwa abamarayika. Manowa yabonye umwana bamuheshejwe n'umuhesha. Kwa Elizabeth na Zakariya babonye umwana hagombye kuza umuhesha. Hana yabonye umwana hagombye kuboneka umuhesha witwa Eli, aramubwira ngo ugende Uwiteka aguhe ibyo wamusabye. Ibyo nyuza musenga isengesho rivuga ngo nkeneye umuhesha wo kumpesha ibyanjye nanyazwe, nambuwe, byagundiriwe. Yobu 20:15 haravuga ngo ubutunzi yabumize bunguri ariko azaburuka, Imana izabuhuza mu nda ye. Hari ibintu byinshi Satani yamize bunguri. Yamize iterambere ry'abantu, amira amashuri y'abantu, amira perime z'abantu, amira urubyaro rw'abantu. Ibyo yamize azabiruka, Imana izabihubuza mu nda ye. Usenga Imana ukayibwira ngo mpunguhesha abutse Satani ibyanjye yamize abihubuze mu nda ye. Izo ntambwe zose iyo ziteye mu buryo bwo gusenga, imbaraga zaba nkeya, umwuka w'Imana akaguhishurira uwagufasha, uwaguhishuriye akagufasha, nta kabuza uzabuhuka mu mbaraga za karande mu izina rya Yesu. Dufite Kristo, muri Kristo Yesu iyo twizeye ijambo rye nk'uko yaritubwiye turabohoka, ubuzima bwacu bukabohoka. Reka mbashimire mwese twabanye muri iki kiganiro, ariko kandi kuko tutavuga byose birashoboka cyane ko hari ibintu ukeneye gusobanukirwa, hari ubusobanuro ukeneye burenzeho, twandikire uce kuri kontakite zacu 07845244, cyangwa wandike muri komenti utugezeho icyifuzo cyawe. Rwose turahari ku bwanyu. Reka rero mbasengera Imana ibafashe. Ukeneye amasengesho y'umwihariko azajya tuvugisha, turahari ku bwanyu, tumugire inama, tunamusengere kugira ngo abashe kubohoka. Reka tubasengere tubasaba ngo mukomeze mukore subscribe, mukore share, mukore comment. Umunsi ku munsi tujye tugenda tubana mu nyigisho zitandukanye kandi muzisangize bagenzi banyu. Mana ndagushimiye wabanye natwe muri inyigisho ivuga ku kwibohoza mu mbaraga za karande. Twamaze kumenya neza yuko hari imbaraga nyinshi zinaniza ubuzima bw'abana bawe abo waremye. Tumaze rero iminsi tuganira kuri iyi nyigisho, dusoreje ku gice kivuga ngo uburyo bwo kuzisohokamo, aho dusabwe kubanza kuzimenyaho. Kabiri, tugasenga y'uburesha imbaraga ziruta izo twakoreshaga, guhindura pozisiyo cyangwa se umwifato, gusenga dukoresheje ibimenyetso n'imihango bizera, gusenga dusaba umuhesha wo kuduhesha ibyacu, akaza noneho agakoresha itegeko akaduhesha ibyo twabuze, agahesha abakobwa gushaka, agahesha abahungu gushaka, agahesha abantu iterambere, akahesha abantu abana, akaduhesha ibyo tumaze igihe kinini dushaka ariko tukaba twarabibuze. Mbasabiye rero kubohoka mu izina rya Yesu. Uwari uziritswe n'imbaraga wese z'abadayimoni zimubohore, zimurekure mu izina rya Yesu. Akazitiro kose umuntu yarabohewemo nagasohokemo mu izina rya Yesu. Umwuka wera akomeza agenda akore ku buzima bwa buri muntu wese mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amahoro y'Imana bane namwe. Shalom, turabakunda, mugire ibihe byiza cyane.